bari kudukoramo igikomisiyoneri yaratuguze burundu batugize nk'imbwa biri batuzunguza yaratuguze burundu yaratuguze rwose. Iki kibazo mwumva cyakemuka gute? Mwadukorera ubuvugizi kuko twebwe buri wese afite aho ashaka, ushaka gukorera hamwe hakora, undi ushaka gukorera ahandi hakorera. Saa 3:45 z'amanywa ndi mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, akaba ari mu gace kazwi nko ku Gasharu, aho bamwe mu baturage bavuga ko bari basanzwe bafite amasoko abiri barema, ngariko kuri ubu ngubu bakaba barimo kugaraguzwa gati, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baje kurema amasoko yabo bagasanga inzego z'umutekano zirimo abanyerondo ndetse na daso bamaze gufunga inzira y'isoko baremaga. Ibi aba baturage bavuga ko ari ukubagurisha cyangwa se inzego z'umutekano n'ubuyobozi bakaba barimo kubakoraho igisa n'ubukomisiyoneri. Jewe ncuruza imyenda maze imyaka igera kuri 12 nkorera muri iri soko, ariko mu by'ukuri njyewe nahageze mu gitondo, ngeze hano muri iyi nzira mureba imanuka nsanga abadaso bose bahagaze ngo hano nta soko rihari, ngo nitugende iryiriye. Ndababwira ati se ko hano ariho dusanzwe dukorera kandi ko mutubwira ko isoko ryemewe turagenda duce hehe. Barangije baratubwira ngo nitujye kuzenguruka ngo iryiriye. Mu by'ukuri iryiriye hari isoko ryaho na hano dufite isoko ryacu, tumaze imyaka irenga 10 n'ingahe tuhakorera. Nuko birangije tuzenguruka mu kwa leta turaza turanika, tumaze kwanika abakiriya tugira dusanga ni isoko riri guhinda kandi irgira bafite isoko ryabo natwe dufite iryacu. Turaza turababaza tuti se mwadufunguriye inzira twebwe bacuruza imyenda ko imyenda muyemera, none abakiriya bacu baraca hehe kandi bari kujya muri ryiriya kandi atari isoko rimwe. Barangije baratubwira bati turabakubita, icyo mushaka imodoka turazifite, turabapakira tubajyana. Bari kudukoramo igikomisiyoneri baratubwira ngo icyo badashaka ni imboga n'ubuyobozi bwo hejuru. Urumva baratubwira ngo icyo badashaka ni imboga, ngo barashaka ngo abantu b'imboga ngo abantu 10 bonyine ngo nibo bashaka ngo abandi ngo bajye mu isoko ry'iryiriye. Iryo soko situriza ni bana biduteguje, nta kintu nta nubwo nta n'inama bigize badukoresha. Twebwe tugiye kubona tubona babidutuye hejuru, ubwo yaba ari amasoko 3 yadu. Bivuze ngo n'abashoramari babiri bahanganye. N'abashoramari babiri bahanganye. Uyu nguyu afite isoko rya ku giti cye, na ririya rirahari ku giti cyayo ngo nirinde, ngo nitujye muri gare. Mu by'ukuri nta nama bigize badukoresha ngo batubwire ngo igihe niki muzagenda. Twebwe baraduhohotera mu turenganure rwose. Bivuze ngo bari kubagaraguza gati cyane rwose. Inyanya twaziranguye zaboze, ibintu byose intoki zatukuye, twanabinginze ngo batureke nabura ducuruza ibyo twazanye, ubutaha tuzagenda. Babyanze ngo baradukubita. Urabona ari iki cyihishe inyuma y'ibi? Ikihishe inyuma y'inge numva ari amafaranga n'agapigano bari kuducuruza. Ngo barimo baraducuruza, nibateka dukore twese cyangwa batwereka isoko rihamye tujye gukorera hamwe. Bareka kuducamo amakipe, abantu 10 barasigara hano. Naranguye intoryi zanye zigiye guhishira, pavuro zanye nazo zirimo ziruma. Nose najya gucururiza he batu. Foto nta kibazo. Foto urabona ngo niki kibiri inyuma madame? Na amafaranga ari inyuma niyo bari kubyiganisha, kuko atari amafaranga ntibakadukuye isoko hano ngo batujyane hirya iriya. Nibatubwiza ukuri ikintu bagenderereye icyari cyo. Iri soko rimaze igihe, umva nageze nayo Kigali ndisanga ahangaha, sinibaza ukuntu bajya kuri kurangaha barijyana hirya iriya. Ubona niki kibiri inyuma? Na amafaranga bari kubyiganisha, n'umuntu bari kubyiganisha ifaranga. Niba ari ifaranga ari kubyiganisha, nareko uyu nguyu asangwa n'abashaka warasangwa n'abashaka. Umuntu wese ku giti cyarakorera hashaka. Baratugaragaza gati, reba nk'izi nsenda zanjye zatukuye, izuba ryazumishije, inyanya zo namaze kumena. Reba iri zuba aho rigeze, reba amasaha ya ninde uri buze guhahira. Kandi n'amasaha yo gucuruza, amasaha yo gucuruza yarangiye. Twebwe tuvuganire rwose. Mwani ntera. Twebwe dufite ikibazo giteye gitya. Twebwe tugeze iryiriya turacuruza tugahomba buri gihe. Twamara guhomba twafashe umwanzuro nk'abantu bakuru, ntago turi abana, ntago batugaragaza gati, ntago turi abana. Twafashe umwanzuro tugaruka ahangaha ngo dukorera ahangaha, kuko iyo ducururiza ahangaha niho tubona ibirayi by'abana. Kuko nkanjye nagiye bwa mbere mu 8,000, sibaye nahombye 3,500. None njya kugita mpita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngirene ngaruka ahangaha. Bo rero kubera amafaranga batanze bari kugenda barwanya Eric ngo ntibamushaka, ngo nguri ni isoko n'umuhungu nyiri isambu. Ntago nzana ashaka kuba ngo yitabye umurenge bamuhamagaje. None rero nkamwe mudukorera ubuvugizi, iri soko nimba bari kureho
barikuraho tugira isoko rimwe baduha isoko rigaragara ko ibihombo ntabwo bivuga ngo umushoramari yarabaguze yaratuguze burundu batugize nk'imbwa birirwa batuzunguza yaratuguze burundu yaratuguze rwose. iki kibazo mwumva cyakemuka gute? mwadukorera ubuvugizi kuko twebwe buri wese afite aho ashaka, ushaka gukorera hamwe hakorera, undi ushaka gukorera ahandi hakorera, kuko uyu munsi badusize mu gihombo gihagije. turagira ngo niba amasoko ari abiri nibareke buri muntu wese atunda isoko ashaka, cyangwa se bitihi niba bemera cyangwa se bavuga ngo isoko ni rimwe rijya ahantu hamwe, bamenye ngo tubarijwe ahantu hamwe, naho twebwe baragenda badukina cubu batujujubya bakaduteza ibihombo. ubwo rero twebwe icyo twifuza ni uko bagira isoko rikaba rimwe, cyangwa se bakareka buri muntu wese bakamuha uburenganzira akatunda isoko ashaka. ubwo rero tureba ngo rwose kabisa mutubere abavugizi. ibi byo kubabuza kuza gucuruza hakajyaho inzego z'umutekano za daso abanyerondo byabakomye iki mu nkokora? byaduteje ibihombo rwose, kandi buri muntu wese aba yaje gushaka amaramuko. ubu ibintu ubu abagiye kurangura, dore ibintu byose biradendeje, habuze abakiriya baza bakabuza uburenganzira bwo kugura, abantu bakigendera. hari na bamwe ndetse bagiye babisubiza mu ngo bavuga ati twebwe tugomba kurema isoko dushaka. ngo barimo kuza mu isoko bari kubakubita, none se bari kugenda bati rwose ntabwo mugomba kuva aha ngaha. batubwiye ko badupakirana n'imizigo dufite, ni ukuvuga ngo twebwe twagiye kurangura tugeze mu nzira batubwira ko daso zuzuye aha ngaha, ko kuko twahasanze niko twasanze bimeze n'inkeragutabara. batubujije kurema isoko ryacu, kandi ni ukuvuga ngo bo abashoramari ni babiri, uyu nguyu afite isoko ryemewe n'uriya afite isoko ryemewe. niba tureke tureme isoko dushaka kuko imisoro turayitanga. ni ukuvuga ngo twebwe bari kuducuruza, turava aha ngaha tukagira iriya tugahomba, ariko niba tureke dukorera aho dushaka kuko n'uyu nguyu afite ibyangombwa. ni ukuvuga ngo iyo tugiye iriya turahomba gusa, twamara guhomba n'iyo imvura iguye ntabwo batwugamisha, imvura iratunyagira, izuba rikica ibyacu. niba tureke dukorere aho twunguka. ni icyo kibazo dufite. ubu ni ukuvuga ngo ibintu byacu biri mu rungabangabo, ibimoto birapakiye ngibiriya, imari zacu ziri mu bibuga. icyo ni aha nibwo twabaga turi gucuruza, none batubujije uburenganzira bwacu. batubwiraga ati nitugende, nimba tutagiye turagenda nabi, imodoka iraza idupakira. bivuga ngo mwashyizweho iterabwoba. kandi aya masaha niho twabaga turi gucuruza, imari zacu ziririya mu muhanda, bemera ko ngo n'inkoni yari igiye kuza. njyewe ikibazo mfite, aba bashoramari ni babiri, umwe akeneye inyungu ze n'undi akeneye inyungu ze. ubwo rero twabacuruzi tugomba kujya ku mushoramari twumva dushaka, bareke rero umushoramari dushaka tumukorereho, n'abandi bakorere ku mushoramari bashaka. barimo barareba inyungu zabo, ntibarebe igihombo cyacu. ubwo rero nibarebe imari zacu zirimo ziruma, ntawe uri buduhahira isaha zo guhaha neza. none reba dore twazinze ibintu, none se turabigenza gutya. kuvuga ngo ngiye ukuntu mbizi, uyu muhungu nyiri aha ngaha ni isambu yiwe, rero yashinze isoko kera rimaze nk'imyaka irenga n'8. ngiye ncuruza namumenye hano hari isoko. noneho rero uriya mushoramari wo hirya iriya yubatse isoko mu buryo leta ishaka, ariko isoko nta nubwo ari n'isoko rinini ku buryo aba ba hano n'abahariya bose bakwirwamo, ni ritoyi. noneho hano rero bafashe imboga, bafata imboga zose bazijyana hehe? urumva iri ryari riri hano na haruguru mu kibuga hari irindi soko, bafashe iryo mu kibuga, bafashe n'ababano bose babajyanayo. aho babajyanye ntabwo hasakaye, ni hanini ariko ntihasakaye. imvura iguye babandi bari mu kibuga ntabwo bashobora kugenda ngo bakwirwe muri rya soko yubatse, ntabwo bashaka kugenda ngo bakwirwemo. none nge narindi kuvugana kare, mvuga ni kuva uyu nguyu yaratangiye kera hano, akaba ari no mu isambu y'iwabo, akaba yarahashyize isoko, akaba no muri leta afite ibyangombwa bimwemerera isoko. kuva turi kwirinda korona pe, bareka uyu nguyu agacuruza, bakabagabanya bakahana na metero. n'uriya muntu nyiri iriya soko rya hariya nawe
nawe bakajya mbese wa mugani buri muntu akajya hehe aho ashaka ko ni no kwirinda korona ufasha aba ugafata n'abahigira ntabwo munahagere mure ntabwo bahapfa. Twanyarukiye ahubatswe isoko rya Eden Market Kinyinya hari naryo aba baturage bavuga ko barimo guhatirwa kujya gukoreramo. Tuvugana n'umushoramari wubatse iri soko mu ijwi rye agira ati nitwa Mukundwa nkaba ndi umufatanyabikorwa w'akarere kuko nitwe twubatse iri soko mubona isoko riri hano isoko ry'abaturage twaryubatse mu rwego rwo kugira ngo tugabanye akajagari ndetse n'abazunguzayi bari bari mu muhanda. Kuri uyu munsi turimo turabona ko byagize akamaro cyane ku banyarwanda bari bakeneye aho gukorera ndetse no ku batuye muri kano gace. Rero hakaba hari akandi gasoko kakoreraga hirya aho bitaga mu Gasharu, ariko ubuyobozi burebye bukabona ko hano haboneka isoko bwifuje ko n'abo bantu baza bagakorera hano. Habaho ubwumvikane, habaho inama zitandukanye, ubuyobozi gusaba abaturage ko baza bakegera aho isoko riri, noneho hazaboneka ubushobozi isoko rikaba ryakwaguka. Habayeho ubwumvikane, nta muntu wigeze hatirwa kuza hano kuko abaturage ubwabo nibo bemeye kuza, kuko abantu babatije aho gukorera, abantu bemeye gutanga ubutaka bwabo babuha akagari kugira ngo abaturage base bakoreremo. Rero turifuza ko abaturage kuza kwabo hano bizatuma n'iryo soko rishobora kuba ryakwaguka, kuko ba nyiri ibibanza bafite ubushake bwo kuba bakubakira abantu bakoreramo hano kugira ngo abantu bacuruza babone aho bakorera heza ndetse n'abaza kugura bagurira ahantu heza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyendu Uwayeza Alfred avuga ko nyuma yaho kino kibazo kigiriye ahagaragara yahamagaje impande zombi zirebwa n'iki kibazo akabaganiriza, ubundi ikibazo ngo kikaba cyakemuwe. Hemejwe ko nta soko rigomba gusenyerwa mu rindi, ahubwo bagomba kuzuzanya bubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus. Nuko icyambere nta gikomesiyoneri kiri hariya, icyacyo ni nko inzego z'umutekano z'inshingano zabo. Muri gahunda yo gukumira rero covid nuko twifuje ko isoko rya ruguru rigira abaturage benshi cyane. Twifuje ko icyitwa imboga zimanuka zikajya hara hepfo, hanyuma noneho haruguru hagasigara icyitwa ibijyanye n'imyenda n'ibindi. Hepfo ni kuri ya soko rya Eden kuko hari ubutaka bunini abaturage badutuje kugira ngo babashe gukora kugira ngo bajye mu rugo, ahubwo tukabatiza aho bakorera kugira ngo n'ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza batagize ibibazo muri bihe turimo. Hanyuma irindi riri ku maruguru rikaba ririmo imyenda, ririmo amasafuriya ndetse n'isombe. Tumaze rero kubyumva twatumije impande zombi, harimo koperative ebyiri, hari yitwa Zudurwa hakaba n'indi yitwa Gasharu Cooperative Gasharu Market ishinzwe gukurikirana abantu bakorera hariya. Icyambere nuko twababwiye ko bagomba kohereza amabwiriza bakumva ari impamvu kiba byakozwe kuriya. Icya kabiri twaganirije impande zombi zifitanye ibibazo, ubwo ni ukuvuga ni koperative ebyiri urebye nizo zajyanye amakimbirane, bamwe batwaye abantuza babo abagomba kuza gukorera iwabo. Twumvikanye rero ko buri muntu amenya ko imboga zijya hepfo, ruguru hakajya bijyanye n'amasafuriya, ibijyanye n'imyenda. Rero tunumvikana yuko ibyari hepfo twashyize muri zone zitandukanye, buri koperative igira uruhare rwo kugira ngo bamubirize abo bantu bazamuke, no twe tugakora coordination gukurikirana kureba ko byashyizwe mu bikorwa kugira ngo bose babashe kweza amabwiriza ya covid. Bivuze ngo aya masoko yose agomba gukoreshwa, nta soko riri gusenyerwe mu rindi. Urebye icyo dukora ni ukugabanya umubare w'abantu bahari, 50% tukayubahiriza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagira ibibazo kandi twari tugeze ahantu heza kandi hashimishije. Kandi tunashimiye n'izo koperative mu ruhare runini badufasha mu kurinda abantu baza hariye bakabakarabya bakabakurikirana kugeza ndetse banasohotse mu isoko. Ubwo rero tumaze kugariza impande zombi ziyemeje ko ibyabaye bitongera gusubira kandi ko bagiye gushyira mu bikorwa amabwiriza ya covid. Abanyerondo inzego z'umutekano mu kazi bashinzwe nk'uko ahandi hose tubikora, turakurikirana ubwo n'ayo makimbirane yari yavutse bajyamo hagati kugira ngo batange umurongo, ariko ndahamya ko byahawe umurongo kandi inzego ndetse na koperative tubasaba ko babigira ibyabo
ahubwo nabo bafite babafasha abakorerabushake bacu bahari bakabigira ibyabo kugira ngo ibashe gukomeza kugenda neza. Ibi bibaye mu gihe n'ubusanzwe ubuyobozi budahwema kuvuga ko abaturage bakagombye kudacucikana mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.